ibintu navuga kuri Tom se ni byiza kubivuga onera cyangwa nturike nivugire. The most overrated artist mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. Yarakabirijwe. Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amabuye induru ziravuga, ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye. Tom Close usubiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza. Sizi ukuntu byagera zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda, ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muziho. Most overrated artist mu muziki w'u Rwanda. Icya kabiri, discipline. Ari disciplined, n'umuntu byaranamufashaga cyane ku kuntu kuba bamwe overrating binava ku kuntu nyine aca yitonda cyane. Icya gatatu, education. N'umuhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu, ariko ku byo guhanga byo abazambara yazanabyihorere kabisa. Uko numvise n'indirimbo ejo bundi yakoze yitwa Cinema na Buddha, ibazwe nkunda Buddha, ako nkumva ntago imeze neza. Tom Close simwemera neza mu by'imiziki. Urancese.